Yes, reka twongere tugaruke, ntabwo turi kure cyane kuko n'ubundi tuba turi hafi yanyu. Nkuko bisanzwe ntabwo tujye turuhuka, iteka tora turi hafi aho ngaho. Umuntu aruhuka ryari? Nkuko umwanzi iyo uzi ko yaturuka ahantu aje gutera umuntu w'umushuti wawe, kumba kuba uri hafi. Impamvu rero twebwe umwanzi waba twumva ni irungu, ni n'ibinyoma. Utamenya amakuru? N'amakuru y'ibinyoma ugasanga ibyo ntabwo wabibona iwacu. Kukantu wakumva. Gakomera rero. Komere cyane arusha. Ndaho ariko none ikinzanye tumye nzamukanya amagambo ari mu bwenge bwinshi n'ubu nararibonye. N'Uburundi. Uburundi noneho ariko reka nakubwiye. Narakubwiye ngo umva nta Burundi nta Kongo bose desemu. Kandi umwe azagenda yigara mu cyane kugira ngo Burundi bwigarame Fdrl. Bwigaramye Fdrl kandi ndutararenga. Urabizi ko abarundi mu minsi yashize bagiye bakurana rwihishwa na Fdrl. Yego. Bayize nk'abakongwe bakajya banywa muri zira bice by'imipaka yo hirya bakajya gutoza abarundi. Yego. None abarundi bahite babigarama. Boti bashinja iki? Rero ngo bashinja u Rwanda Red Tabara niyo bahise no bavuye ku Burundi bakora Fdrl. Iyo nkuru kujya bumve kariya daje. Irekuwe mu kanya isa nona. Bisobanuye iki rero? Bino bintu tuvuga kwigarama Fdrl egare kwigarama FRDC. Yego umuntu yatsinzwe uramwigarama. Kuko ubu tuvugana nta Fdrl na FRDC bari gukorana. Kandi ubu Burundi ni shushu wa FRDC na Kongo yose. Yego. Red Tabariye Burundi bushinja u Rwanda ngo nirwo ruyohereza ruyimyitozo. Yego. Kandi n'umundi n'abakuru dufite nuko ubu Burundi Red Tabara yinjiye muri iki gihugu ivuye ku mupaka buhana imbibi yo na Kongo. Sasi guverinoma y'u Burundi nayo. Akubwa abarundi subwo bafite ko Red Tabara nabonye ku rukuta rwayo ivuga ko inyota ifite urabona nk'ifite inyota ushaka amazi urayashaka bubi nabwiye. Ngo inyota ifite no gukura Veste Ndayishimiye bakamufunga Red Tabara kuko ageretsweho amaraso y'abana b'abarundi. Bari babona inyota bari babona n'icyarya nisha n'ikizina ari agasimba kagira inyota bavuga ngo iyo kagize inyota kagizwe gushaka amazi atari tunguko imara yahagira baba katugana birimba neza cyane kuko imara yahagira ishaka amazi ni nako iyi Red Tabara nayo sasa rero iyi guverinoma y'u Burundi yabinyuje mu ibaruwa yayo Minisitiri wabwo w'ububanyi n'amahanga Albert Shingiro yandikiye umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Musa Faki Mahama ati twebwe twigaranye imikorane na Fdrl ntidukora na Fdrl mutubabarire nk'uko u Rwanda rubidushinja barimo batanga ubwega bati rwose kuvuga ko Burundi bucumbikiye ku butaka bwabwo Fdrl ni ukubeshya ibizibite ahubwo u Rwanda nirwo rucumbikiye abacuze umugambi wa kudeta yo muri 2015 bayoboye Red Tabara. Ngaho nyumviraho bati sasa rero ahantu niho ndavuga ni noneho ibi ni ibiki kamubanze Red Tabara ko mpora mbivuga iba iri Bujumbura nuko batabizi ahubwo reka tunabibira akabanga niba umuntu ashobora kuza agakubita ingoro yawe. Yego kandi mu gihugu kandi ubwa ubwa gatatu ubwa mbere baje bavugaga ngo u Rwanda rwabohereje bakora amarorerwa bica abantu video twashize kuri televiziyo ya. Yego abarwanyi ba Red Tabara bari mu myitozo bavuga ati twebwe tunyotewe gukuraho Veste Ndayishimiye byakorewe mu mashyamba ko nareba nabazanava mu Burundi nabafite ubwoba bwuko abavuga ngo bagiye guri ku butegetsi bwa nkuru nziza nabwo bamukuraho ariko n'undi Red Tabara nibatanye kuyikega byo byose avuga biramukoraho cyane kuko nabonye uyu mudiplomate cyangwa se n'umukuru wa diplomasi y'u Burundi we yavuze ati u Rwanda ruri gukwirakwiza amagambo y'ibinyoma rugamije kuyobya abantu ko mu rwego rwo guhisha ngo ikibazo nyamukuru ngo kiri hagati yarwo n'u Burundi
none se bo ko bafite ubwenge barimo babone barusha u Rwanda barimo barakemura bata ako se kamuntu huba koko ngo wenda badushinjira iryo buye ngo niryo twubakamo za convention ngo nazahe i Burundi twadushaka banza iyo bagenda baza babakopera bareba ibyiza byacu ngo bakora ibyo twagwiwa ndakubwiza uko n'umurundi ajye no muri comment abivuga iyo yaje Kigali basa nkuko nawe warya i Burayi cyane byo n'ukuri nagaruka cyangwa uvuga uti iyo mikenye yabo abo nariyo ndagarasa abanyarwanda barya indagara byaba ari kanze bageze hano hirya hepano barito hirya za Nyabugogo witwa Kundagara kugira ngo nize abo twazanye ukihagera utahumva impumuro y'indagara bati zindagara ni zacu urumva sasa Minisitiri Albert Shingiro we muri iyi baruwa yari yanditse yakomeje kugenda ashimangira ibirego bya Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye avuga ngo rwose ngo u Rwanda rutoza abana rukanabaha intwaro ruha umutwe w'iterabwoba wa Red Tabara ibintu byinshi agenda ashyigikira urumva ntiyabura udashyigikira boss oya ntiyabura udashyigikira just Minisitiri Albert Shingiro ntiyabura udashyigikira boss we Evariste Ndayishimiye kuko n'ubundi ari guhabwa umushahara nka minisitiri kandi yatowe n'ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi rya boss General Neva Numva rero atabikoze gutyo byaba nyine yatano se n'indi bivuga ni bunyoni subivuze ngo tubimenye ngo wenda karengana ariko biravuga nuri ku butegetsi bwo ku ngoma yande ya Neva habwa amagambo menshi urabona kibazo ahantu ndi kubona abarundi buriya baravangu gukoresha umugani si byiza kweka ngukoresha ngo utazi umurunda murunda mu nzu kandi umugani ugana kariho buriya uwo muvugizi wa leta uhuze uvuga ngo ni umuvugizi wa leta Minisitiri Albert Shingiro yego wibuke ko mu minsi yashize yarimo kuvuguruzanya na Evariste nibi bintu yavuze sindi sirike yabivuze ari we wabiteguye na maco yinda ni speech Evariste yamuhaye ativuga kuko Evariste niwe muntu wa mbere tumaze kubona uvuguka uribuka ko yagiye muri Tanzania abwira uriya mugore turi papa ntiyanavuze turi na mama aturi papa rwose agaramye gutandukanya umugore n'umugabo oya nugufera yacinye inkuru none arongera arimo arahisha amakosa yakoze tubizanije kuri Evariste yakoze amakosa 3 akurikira gufunga Bunyoni yego uramugenero nawe yarafite abantu benshi bamukunda wenda ariko wenda ndavuga amakosa ari makosa yakoze ndabyumva ariko umbi rya kabiri gufata ingabo z'abarundi nta myitozo ihagije batazi impamvu bajya kurwana akazoreka mu mashyamba ya Kongo icya gatatu kujya muri SADC suzi ko yasinye muri SADC yego atabyumvikanyeho nabo mu ishyaka rye yego ayo makosa niyo arimo kumusuma irya kane kudatekereza ku gihe yari amaze agiranye umubano mwiza n'u Rwanda bagafungura umupaka bitarenze kronometere zingahe agatawufunga nk'umugabo uzwi ibitekerezo bisumba iby'abarundi byose uriya ni his excellence uriya ni best man uriya ni first man uriya ni nyiricyubahiro uriya ni papa wabo uriya niwe muntu bashingiye ibitekerezo byabo kurya ko abarundi bishingiye kuri perezida wabo nandi mapeti n'amaranka afite ariko na ikitwa gutekereza abene gihugu uko barya bakaryama bikabura icyo gihe uba wabyinnye mu bakwe ariko wigeze kubona avuga ngo we ngo ese ngo ibyo ko stock ngiriuzuye kwakunda biranese ngo yirirwa mu mirima yambaye za bote ngo stock iruzuye ngo nakazi ke ngo ninzara niba kubita ariko kibaza uyu Albert Shingiro yakomeje kwivugira ko ngo kuba ngo u Rwanda rufite ngo uruhare ngo muri Red Tabara
ngo abarwanyi bayo bari mu nkambi y'impunzi ya Mahama urumva ariko se izo mpunzi za Mahama ejo bundi ntitwazirekuye ntitwagiye ariko se uzajya unagira neza uzire zagira umunyarwanda zagira neza leta y'u Rwanda ntiyazirekuye none sasa uretse ko n'abanyavango yarekuye nkeya ngize idafite imbaraga ahubwo natwereza nizo ngizo ziri kwicirwa hariya za bara abaturage bari kwicirwa hariya basa tuoreza tubacumbikira banze barwana na Red Tabara yabo none bandi baza tubacumbikira kugira ngo nashaka igihugu cyose kiza kizenye ariko zimu muri ya myaka 2010 kangahe u Rwanda abantu rwacumbikije b'abarundi nababonaga hano za SFB zambura buturo na za area za Gikombe man baniga muri kaminuza nshuti yanjye like for free ari nabashakaga babonye abagabo b'abanyarwanda hano babonye abagore b'abanyarwanda hano we arahaguru ariko inyiturano yabo nibo ngo twahindureza Red Tabara na gihugu na kimwe azigera abona mu buzima bwe muri East Africa nubwo yagira abaganda abakongomana akagira abanyakenya akagira abatanzania akagira abandi nta gihugu kizamugirira neza kubigendanye n'ubuzima bw'umuturage we nk'u Rwanda abo bandi bazamugira neza kuko bumva ngo baramutiza izo ngabo nabwo zifite icyo zaje gushaka twe twabafashe ntacyo tubasaba tubafasha tubahereza kutuba dute twebwe uburyane bw'intambara no gufatwa nabi turabuzi isoko ry'i Burundi ryigeze gutwikwa none kizimyamoto yazimije isoko kutoka hapa Kigali Ngaho yavuye inaha jangu nkubwira ijambo rimwe rimbabaza buriya akambabwiye mureka tuvuge ibintu njewe tubivuge tunahamye iyo tukora iyi nkuru tukayivuga tugira amarangamutima menshi ko turi abantu amarangamutima tugira ngo sayo kurengera igihugu iki amarangamutima tugira nukumva intimba n'agahinda uribuka ejo bundi bajya gufungura aramukanya na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yivugira ngo turi abavandimwe ngo ubundi turashingirana akavuga ibigwi cyane bigaragaza urukundo hagati y'u Rwanda ko n'imibanire amagambo y'uburyarya ntabura kwita uburyarya amagambo yavuze mu Rwanda nyagavanga ngo arabana abanyabutare ngo ngibutare abanyabwenge benshi ngo abamajyepfo ngo abanyenduga abo bantu murababeshyira abo bantu bo mu majyepfo murababeshyira mu bujyane hakurya i Burundi yavuze ibintu byinshi ni nabyo yagiye kujya gutakambira Samia Suluhu Hassan amubwira uri papa nabyo niyama uyuko yibwiraga ko Samia Suluhu Hassan yarumvise speech yakoreye hariya ku Kanyaru yabifashe nk'ukuri yabivugaga kucinywa no kujya gusaba ikintu naka witwaje amagambo urya nakurya twebwe yarabitubwiye ntago twabyibagiwe ntago twibagiwe yuko dushimiye ko turi abavandimwe turacyabyibuka ariko nawe yirenzaho mwagagaragaza ko turi abagome turi abantu badamukunda twandamwivuza ibyiza nubwo abo bantu bavuga ngo baterejwe n'igihugu runaka waganiye nabo nta gihe mfite nta kintu kigaragaza ko bavuye mu Rwanda ariko waragerageje kugaragaza amahanga yuko turi abavandimwe bawe ariko abantu ntabwo yarabeshye yaravuze yavugaga ukuri abarundi turashingirana abarundi turahahirana abarundi tuvuga ururimi rumwe abarundi ni abantu bacu cyane b'imbere yewe nuko abarundi je ni ibintu byumvikana mu bandi mahanga ko ari abavandimwe bacu ariko igitanga s'abaturage buriya abaturage babigenderamo kwera ubuyobozi hakuzika abarundi bafite ingufu badutera mbere y'abakongomani neza se hano hirya ariko defo rero Burundi niba kubwa wa ninde wa mundi uzwi cyane wa perezida wiyezweho w'icyamamare wabaye intwari mu Burundi niba Prince Rwagasore nka Prince Rwagasore nyakwigendera ari nk'umuntu ugaruka akareba ibyo igihugu yasize cyari kirimo amahoro n'umutekano baje banatagize ibintu bibaza ariko nk'umuntu wagiye nyakwigendera nyiri cyubahiro twemeraga natwe twese murakoze izina cyane akagaruka agasanga ndayishimira murabyina mu birenge by'ibyinamo nabi agasanga Nkurunziza nyakwigendera nawe yabyinyemo nabi n'abandi abaturage bababara naje nabonye wa undi ninde ni Julius Nyerere muri Tanzania hari ahantu bagiye bashanya igishushanyo cye ku cyicaro cya EAC bamushushanyije nabi bivuga n'ibintu by'ibumbano kwa kundi babumba nabi aza isura atari isura ye neza
abaturage barahagurutse ati ntabwo ari Julius Kambara Nyerere wacu muramenye barahangana baraguruka ibyo byari bitewe n'icyo cyatse kubihurizaho nibi n'urukundo bari bamukunda nubwo yagiye atakiriho ariko hari icyo yabasigiye bamwibukiraho ese ndayishimiye abaturage bazakwibukira kuki nugenda bakagushushanya na ya maboto uvuye mu mirima na ya makote na bya ya myenda na amasuka n'ibiki byose ugenda na bya bitebo by'inyanya bazakwibuka wahayeho bangahe toni zingahe muri ubwo butaka bwawe bw'ubutunzi mu mahirwe wagize yo kuyobora igihugu cya Burundi abaturage bazavuga bazakwibukira kuki niba ufashe abaturanyi ukabahimba abanyabyaha ukongera ukigarika abo warushyigikiye kwihakana Fdrl rega wihakanye uriya wakwizeye Kisekedi buriya ntugire ngo uhemukiye u Rwanda kuvuga uri muri uhemukiye none uhemukira n'uriya wenda rw'abanyarwanda cyo dufite ubwenge bwava gutatu du project ibintu bikaza vuba tukamenya icyo ushaka kuvuga uriya nawe umunsi umwe azahuguka azakufata kuko buri ukoze ikintu gakwaya ujye umenya n'ingaruka z'ejo hazaza yitakanye Fdrl kandi ejo yavugaga neza si ubwa mbere yitakanye ibintu yagiye yemeza n'abanyarwanda ratwitakanye na nuriya mugore presidente wa Tanzania zamwihakana ataranamwihakana simbizi wowe ugira amakuru waranabizi iyo Fdrl na FRDC utaye mu bisheke ukagarukuza muri za Red Tabara ntabwo u Rwanda ruhakana ko rutafashije abarundi kubahereza uburyamo mu gihe bari bahuye n'ibibazo nk'impunzi umuntu gusanga ntiwamuterera ntabwo mutererana ni umuco wacu w'abanyarwanda turakwakira yemwe tunakira n'abantu twakiriye mu bihugu byabo baturutsemo bakirukana abacu bakagaruka mu gihugu batari imbere n'inyuma nyamara biwabo ko durushaho kubahereza ibyishimo n'ibyiza bakaryama bagatuza agatekana ntujya tubishyura ngo bagende nabo bya bihugu byakoze ibyo bintu bikagira isoni n'ibimwaro bakagaruka bwajya kaya Kikwete barabizi ibyabereye muri hariya muri Tanzania batwereje abanyarwanda bacu abatanzania baguma inaha twaboreza ngo tubahereza na burya iyo bamumvishe igihugu gituranye cyohereje abantu bo muri icyo gihugu barimo baba ne bari muri icyo gihugu bafite abagirwa n'aho tunatwagiye utworeza tugende dusiga imitungo yacu ntabwo u Rwanda rugeze rubikora hari byabereye muri Uganda yaje ubundi taragarura umubano abagane bakomeje kuguma hano bafite umutekano cyane abarundi twohereje mu Burundi suko tubohereje ko tubanze no buryo cy'ubundi bwabisabye bugaragaza nabwo yuko hari umutekano bafite mbere yuko bari batagiye kurega ngo u Rwanda ngo rwanze koza abantu ngo bakoze amarorerwa n'ibiki hariya kandi ntabo dufite u Rwanda ndirwakaniye amahanga ko rudafite impunzi za abarundi ahubwo u Rwanda rwavuze ko rurazifite ariko mu buryo ki nubuye buryo buri butume u Rwanda rutanga izo mpunzi zigaruka mu Burundi maybe nizigerayo niziri bugira amahoro barazikandamiza cyane buryo ati twebwe turashaka kudutegereje itegeko nibwiriza shingira mugani wabo ry'umuryango wunze ubumwe urengera kiremwa muntu tuzabarekura ako ntabwo tubarekura none ngo tubarekura nta gihamya dufite ko bazagira amahoro ikibazo ngo u Rwanda rukunda abaturage batari abene igihugu nk'abanyarwanda bitwa ko ari impunzi kuruta igihugu cyababyaye u Rwanda ruzi ubusobanuro bw'ubuhunzi cyari cyo oya twebwe niyo mpamvu ubona arega nabari nabo nkubwire nubwo twahuye n'ibibazo natwe ndetse nubura n'ibibazo njye simura n'ibibazo iwanjye na hano hanze yaba bose bagira amamodokari akomeye nayoroheje n'uri utwara compressor n'utwara za Benz wakwishyira mu mwanya we wakwiza kugaruka ku rwego wari ubibereyemo kwibera muri wa mukecuru wabaga mu ngungu kisaze cy'ingunguru bisobanuki rero nabo ubwabo ibibazo bahuye nabyo ahubwo ntibazi kwikura mu bibazo ngo bishakemo ibisubizo byo kugira rero ngo ibi birego by'ibihimbano Burundi bugenda bugaragaza ku Rwanda u Rwanda rwakomeje kugenda rwavuze ko nta shingiro rufite nta shingiro bifite rubihakana ariko nako n'abantu bavuga ati ibirego by'u Rwanda nako bino birego bihimbano
u Rwanda ruvuga nguko rubute ngo urundi ufite gahunda ngo uyogurira ubutegetsi bw'u Rwanda nabo bavuze ko nta shingiro bufite kandi barabivuze ariko ye nta shingiro bifite ariko byaravuzwe cyane byaravuzwe uwo mugabo aherako we yivugira ko ngo ahubwo icyo yashakaga kuvuga ngo kwari kugira ngo akebure urubyiruko rw'u Rwanda rujye ruboneka mu mahuriro y'urubyiruko kubera ko bamubaje se kwa kuvuze ngo urubyiruko rw'u Rwanda ruzahira ku butegetsi buri ku butegetsi nako bazahirike ubuyobozi buri ku butegetsi we akavuga ngo ya ko nagira ngo ahubwo ngo mbwire urubyiruko rujye rusanga rugenzi rwarwo mu manama ategurwa kugira iterambere ry'u Rwanda rwo ritazasubira inyuma ku rubyiruko ngo yarazumwana marabwira abantu bafite ibitekerezo nk'ibyariya abo bundi azinga abarundi n'abanyarwanda ntibabuhura barahura ku kiwanja reka dushimira abantu tubashimire ariko ubwo urumva mumenye yuko uburundi bwigaramye Fdrl ewana bwayigaramye burabibwira biti hapa na kwenu hatuwa reka ntago bari gukorana ni bari kumwe bamwe bari kushoto kuriya ubwo nyine bagenda bakore mu grupande bare kuko buriya kubeshya buriya ubu nibwo agiye kubona noneho uwitwa Kisekedi uko ateye yabikoze yibwira ngo arimo akora u Rwanda abavuga ngo u Rwanda rugira neza kandi arimo ararushinja ritabara ariko agiye kubona na Kisekedi nawe akurura cyane vuba agiye kumenya ubucuti bwe na Ndayishima bushingiye tubashimire rero cyane reka tubashimire abantu bose muba mukurikiranye ibiganiro tugenda tubaha gusa nyine uyu muyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Musa Faki Muhammad yaza gusaba kugira ngo nabaze gushyiramo ake kaboko abaje kumenyesha ukuri kuko uyu mugabo nawe abaze kurambira abantu mu kwivuguruza cyane sawa murakoze cyane yari Ngaho kwaya nanjye Alpha nibigira